Nyambo akomeje gutungura abantu benshi ku mashusho n'amafoto ari gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Hari ababonye ari gutererwa ivi, n'ababonye arimo aserebura yishimira ibiharimo ku nyanja ku mucanga. Ubundi Miss Nyambo bamwe batangiye kumukekera ati yabagiye kwicuruza nk'abandi bakobwa muri Qatar. Ibyo ntabwo bishoboka kuko we nawe yarakoze, amafaranga arayafite, nk'undi musitari nawe yasohoka. Qatar yego ni igihugu gituwe n'abantu bake cyane, rimwe na rimwe kuko abakobwa bajya bagiye kwicuruza nk'uko bivugwa, ariko ahangaha kuri Nyambo nawe ni umusitari, amafaranga arayafite yanasohoka. Bamwe bakomeje kuvuga ati ni umushinga wa filime yagiye gusohora, ariko Nyambo nawe kigeze abitangazaho, ahubwo icyo yatangaje ni ibihe byiza ari kunyuramo, aho yibereye muri Qatar ku mazi ari no stress. Ni amashusho meza cyane nawe wakifuza kuyareba. Nk'uko ubibona arimo araryohewe ku nyanja, ibintu birasa neza cyane. Bamwe bati yaba agiye guturayo, nk'uko nawe yavuze ati Qatar cyaba igihugu cya kabiri ku Rwanda akifuza kubamo. Byose biterwa n'amahitamo y'umuntu. Hari abakinnyi ba filimi bagiye bigira kuba hanze, nk'uwo twita Mutoni Asia, cyane ko ari nawe wazanye Nyambo muri sinema. Yamubonye mubonamo impano idasanzwe, amwinjiza mu gukina filime. Uyu Mutoni Asia yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bati Nyambo nawe yaba agiye utazagaruka. Nta gihugu wajyamo ngo wibagirwe iwanyu, ukabona niyo wamarayo imyaka 100 uzifuza gutaha. Ku bijyanye n'umushinga wa filime ntacyo yabivuzeho, ariko nabyo byashoboka. Rimwe na rimwe hari abakinnyi bajya gukinira filime, bikaragira abakinnyi bajyanyeyo banze gutaha kubera itike y'ubuntu babonye. N'abakomeje kumushinja ibyo kwicuruza, ibyo byose ni ibihuha. Urabona umuntu yakoze ikofi yemerewe kuyiryohamo. Ibya Miss Nyambo rero nk'uko we abigaragaza, ari kugaragaza ko yasohotse, ibindi ni ibyo abantu bitekerereza. Miss Nyambo bari bakomeje kuvuga ko ari Dubai, ariko ahangaha ari ni muri Qatar. Akomeje kuhagirira ibihe byiza cyane, dore ko ari n'ahantu hatuje, hari sekirite yo ku rwego rwo hejuru, nawe wakifuza kujyayo. Undi Miss Nyambo guturuka mu burasirazuba bw'u Rwanda, nk'umwana wakuriye mu nka, akama inka, akuka amase n'ibindi. Nyambo yaje kwinjira mu karesitora, uburyo yaje kuza i Kigali gukina filime, inzira ndende byasaba ko tuzayivugaho. Ariko ubu ngubu Nyambo yagaragaje ko papasi ye yamujyanye hariya ni ukwishimisha, ashatse yagumaho cyangwa se agataha. Byose bigenwa n'amahitamo y'umuntu. Ubwo nagira icyo atangaza murabe hafi, kigomba kukugeraho mu ba mbere. Iyo ukanze subscribe biba ari byiza cyane kuko nta nkuru yagucika. Njyewe wumvaga na Flash, ni Flash Top TV.